mbona kanyishimiye bitewe n'uburyo nari namwakiriye urabona abacuruzi tutanga care nyinshi zigiye zitandukanye nyine tukomeza kuganira turahuza tukana namba yanjye tukajya tuganira rimwe na rimwe nyuma nibwo yaje kumbwira ko ankunda niwe bikwibwiriye ndamubwira ati nanjye naragukundaga ko ntabwo umukobwa yakifatanga bw'umuhungu ko amukunda narabimubwiye arambwira ati okay nta kibazo umwana tuzamubyara tumurere ngenda hari nemeye kugufasha nk'uwaguteye inda ntabwo yigeze avuga umugabo sinamubeshye avuze ati nk'uwaguteye inda nemeye kugufasha ntabwo nari nyifite telefone nini icyo gihe bari barayinyebye nibwo wabimenye ndavuga ati se sheri wanjye wowe atuwuzi ufite ndatoya se yaba ukora abizi ko mutwitiye shari nawe aratungurwa kumva ko mutwitiye nawe ntabwo yari abizi arebe uko yansebeje kuri kamera nawe azasebera imbere babyita ba nyirabukwe na ba sebukwe Muganga gakondo yakuzaniye umuti ugaruza ibyibwe utiriwe uruha si ngombwa kwirirwa ujya ahari aho uri hose arabikuzanira agufasha kumenya niba ugukunda agukunda koko cyangwa ataguca inyuma agufitiye umuti utuma abagore bakundwa umuti wirukana ibisambo umuti ugaruza ibyibwe atanga kandi uruhereko n'umuti weza umurima atanga umuti ku bakobwa babuze abagabo umuti uvura inyatsi umuti wo kwihorera ku mwanzi umuti w'insinzi umuti wongera ubukungu indwara zananiranye amarozi y'ubwoko bwose ahumanura kandi abantu bahumanyijwe atsirika amarozi y'ubwoko bwose ahumanura ibibanza bikagurwa byihuse muganga gakondo atanga uruhereko cyangwa umurinzi akoresha imbaraga z'abakurambere akoresha kandi amahembe y'inkorongo aragufasha wowe urwara igifu impyiko kubura imihango guca imyeyo ababuze urubyaro abashaka uruhereko abarwaye asima diyabete iseru kubyimba amaguru kubura imihango n'izindi ndwara zitandukanye kandi waba uri mu Rwanda cyangwa se mu mahanga muganga aragufasha muhamagare cyangwa umwandikire kuri WhatsApp. Kunzi wacu mwese mudukurikiye ni kuri Kaza TV show nk'ibisanzwe nongeye kubasubiza mbifuza gukomeza kugira ibihe byiza mwese tubana umunsi kundi rakanize ko mumeze neza mwese aho muri arabari mu Rwanda nawe hanze y'u mwese ndabasohoje uyu munsi turi kumwe na Hiro turi kumwe na Hiro ngira ngo murabyibuka ubushize byabaye ibintu bikomeye byabaye intambara kubera ikibazo cyari kiri hagati yiwe na Souvenir ibintu rero byajemo Inda biba ari ibintu bikomeye rero naje kumushaka nyuma ya kiriya gihe nabonye ibintu bitoroshye numva ashyize ko ubukwe butazaba umuntu uvuga ngo ubukwe ntibuzaba kandi koko burya ntawamenye burakanwa karavuga nyine hari igihe umuntu avuga ibintu akanabikora ndavuga nikamushake nganire nawe mubaze koko niba ibyo yatubwiye niba ari byo koko Souvenir nimba barakundanye cyangwa nimba banaziranye kuko biratangaje kugira ngo umuntu avuge yuko wamuteye inda avuge ko atakuzi navuze rero reka mushake mvugane nawe tuganire atubwize ukuri koko niba ibyo bintu byaje kuvuga niba ari byo cyangwa niba atari nabyo cyangwa niba hari n'uwamutumye nkuko Souvenir yavuga ati ntawe nzi wasanga ari akagambane nabyo tubimenye guhaye kaze mu kiganiro urakoze keza meze ute ko witwa nawe meze neza rero mu mpamvu itumye nshaka ko tuganira ni impamvu y'ubushize nabonye igiye urakaye ndetse n'amagambo atari meza mwavuganaga we na Souvenir n'uramu fiancé wiwe ni ibintu byatumye nyine abantu bibaza ibintu byinshi kuri hagati yawe na Souvenir ariko kuko tutazi impamvu kuko uramunsi ntago wigeze usobanura neza ingingo ku yindi ngo twumve impamvu aho mwahuriye uburyo mwakundeye kuko baravuga ko atakuzi nifuzaga ko tuganira ukatubwira ukatubwiza ukuri nyine aho muziranye uburyo muziranye byose nyine ukadusobanurira kugira twumve natwe niba koko Souvenir yaba ari kukwihakana cyangwa niba koko kuri kumubeshyera batubwiye ko ufite ama voice note na telefone kubw'amahirwe urayifite niba ari amafoto ufite cyangwa ari amavoice ufite uyatwumvishe twumve ko niba ari Souvenir tumenye niba Souvenir uri kutube cyangwa ari wowe urimo kubeshya Souvenir mwahuriye gute
Souvenir mu by'ukuri njye na Souvenir twahuriye ahantu nakoreraga hari i Nyamirambo, nacuruzaga imyenda, nakoreraga anti wanjye. Souvenir umunsi umwe araza aje kugura imyenda, mbona ko anyishimiye bitewe n'uburyo nari namwakiriye. Urabona abacuruzi tutanga keya nyinshi zigiye zitandukanye, nyine tugakomeza kuganira, turahuza, tukabona namba yanjye tukajya tuganira rimwe na rimwe. Nyuma nibwo yaje kumbwira ko ankunda. niwe bikwibwiriye? Ndamubwira ati nanjye naragukundaga, ko ntabwo umukobwa yakifata ngo abwe umuhungu ko amukunda atamubanje. Nyine abantu turatandukanye buriya. Nuko nyine turakomeza turakundana, urukundo rwacu rugera kure. Nyine tukajya duhura kenshi, tukajya gusangira. Yakubwiye ko agukunda, namubwira ko namukunda. Mukundana gutyo? Yego. Nyine ntiyakubwira ko afite sheri? Nta kintu yigeze ambwira. Gusa nyine urabizi abakobwa tujya tugira ubuntu bw'ubucucu muri twe, ugasanga kumva ko umuhungu agukunda, nta bintu by'amagambo menshi uramubaza, nyine kumva ko ari ibyo. Nta mpamvu yo kubitindaho. Murakundanye cyane, turakundana, nkajya njya kumusura cyangwa akampamagara ati baby dusohoke hana, tukagenda. Rimwe na rimwe nkajya amubwira ati se wazabwiye mushiti wawe ati wa mukobwa nabonye shani yamujya mukorana ibiganiro akazaza ko nshaka kuzamubona amaso ku yandi. Nawe araduhuza turamenyana. Hari n'undi mujama nabonye cyagiye, rero nanjye ubwanjye numvaga byivanze mu mutwe, numvaga byamvanze. Sinzi niba warabibonye uburyo nanjye nari meze nk'umusazi, ufite uburakari bya danje. Nyine mbura icyo navuga njye ko nabonaga n'ubundi kubivuga nta kintu biri bumfashe, ntabwo biri butume byemera. Nawe mwabonye umujinya yazanye anyitakana. hanyuma se ni ibyo by'indabyo byaje mu gute? Waje kutwita gute? Mwari mwabiganiriye cyangwa ni kwa kundi umuntu atwita nyine? Niba koko ibyo uvuga ari ukuri, ni kwa kundi umuntu atwita nyine. Urabona uhuye na sheri wawe mugakoreraho rimwe kabiri gatatu, hari igihe nyine kubitana n'umwaku ugasanga arayigutwitse kandi nawe nta kintu ufite cyo gukora. Nawe uri umuntu mukuru, biba birabaye. Hanyuma turi kuganira njye nawe kugira ngo numve ku ruhande rwawe, kuko buri muntu ashobora kuvuga ko atakuzi ariko nyamara akuzi. Ahubwo niyo mpamvu njye nifuje kugira ngo twumve nawe uri wenyine, ikiganiro cyawe cya wenyine, twumve impamvu yawe uri kuvuga ko umwana ari wowe, twumve niba nawe ufite ukuri kwawe cyangwa wenda hari ibindi ari kugurisha. Hanyuma ukimenya ko utwite, warabimuganirije? Narabimuganirije. Yabonye byakira gute icyo gihe? narabimubwiye arambwira ati okay nta kibazo umwana tuzamubyara tumurere ngenda hari nemeye kugufasha nk'uwaguteye inda. Ntabwo yigeze avuga umugabo, sinamubeshye, avuze ati nk'uwaguteye inda nemeye kugufasha. Ndavuga ati okay nta kibazo. Ubwo ndategereza, yarayemeye. Nigeza ko nyamuhunga azamfasha, ndaheba ndinda mva mu rugo bitewe n'uburyo nari nangiye kumera. Urabona inda y'amezi matoya irazonga, ibiryo ugahurwa, ibiki byose. Mva mu rugo ndagenda udufaranga dukeya nari mfite, nshaka inzu ya make, agashamburete,
ndagenda mfata utwenda twanjye nkora agasafuriya nk'imbabura nkora n'agasitoke mu nzu hagati wenda mbe mbayeho gutya hari igihe kizagera akamfasha. hari uruhare mu gihe mumaranye utwite wibana, hari uruhare yari yagira mu kuba ubayeho wenda agufashemo utuntu duke cyangwa nta kintu yigize? Niba nibuka neza ashobora kuba yaranyohereje n'amafaranga nk'inshuro nk'ebyiri niba atari 3, ntabwo zirenga. ntiyongera kugira ikintu akumarira? mwaravuganaga kuri telefone ariko? najyaga muhamagara yabishaka akanyitaba, atabishaka nkajya kubona none wagiye kuza hariya mu rugo bigenze bite? wafashe umwanzuro gute uje muri rugo? waricaye uvuga uti ubwo bigenze gutya, wagiyeyo kubwihe mpamvu? kubera uburakari wazanye navuze ntiwanaza uvuga gake cyangwa se uvuga neza, niba ubuze umuntu ukanamusobanurira neza utazanye umujinya ungana kuriya, wafashe umwanzuro wo kuza kumushaka urugo? nyine wifuzaga iki? jewe n'uburyo navuze ngo reka nze hano nze kumureba mu rugo iwe nyine. icyo gihe na telefone nari mfite nini nawe wazanye, waravuze ngo wayibagiwe. umushuti we, wa mushuti nakubwiye bita Shania, yarampamagaye arambwira se bite ni byiza se yabimenye ko sheri wawe agiye gukora ubukwe? ko nago nari nyifite telefone nini icyo gihe bari barayinyebye. nibwo wabimenye? ndavuga ati se sheri wanjye wowe atuzi ufite? ndatoya se yaba ukora abizi ko mutwitiye? Shania nawe aratungurwa kumva ko mutwitiye, nawe ntabwo yari abizi. aravuga ati se ibyo bintu byabaye ryari? nawe ati tubireke, ibyo ni ibanga ryanjye ntihazagire n'umuntu ubimenya. ndavuga ati se ubwo wandangiye ahantu asigaye aba nkajyayo? ntabwo nari mazi. arahandangira. nibwo waje kurira? nibwo naje ngeze ku muhanda w'aho hantu masanga abagore ndabase mwandangira kwa Souvenir. natubwira ati bahita bambwira ati ni hariya. abantu zabacaginze naje mfite umujinya umwe wa danje, n'abo bagore barandebye aravuga ati iyi ni karashika kabisa. bitewe n'uburyo naje. uradusobanuriye wenda uburyo mwahuye byose, ariko se ikibazo we kwa kwihakana? n'ubundi ni abahungu bakeya bemera ko bateye inda, ntabwo yanungura. ni abahungu bakeya babyemera pe. rero ntabwo byanungura, gusa bitewe n'umujinya nari mfite kubyakira byananiye. ndavuga ati uyu muhungu ngombe mufate mu mashati tu. kwihangana byarananiye nyine. ndavuga ati utekereza ko ari urumva ubwo dusobanuriye nyine turabyumvise nyine ko nyine mwahuye munaziranye, wenda ari buri kukwirengagiza. abantu mudukurikiye namwe ngo bitewe n'inkuru n'ukuntu abituganirije, ubwo namwe buri muntu aragenda yumva nyine ukuri ahantu kuri, kuko nyine ntabwo ndi bujye kuri ruhande cyangwa ndi kuri ruriya. buri muntu arajya yumva, ubwo muri comment muratubwira koko ese koko mwumvise Souvenir aziranye n'uyu cyangwa se nabyo ni ukubeshya. hanyuma we ukeka ko ari iyihe mpamvu wakwihakana? urumva ko umuntu mwamenye mu akagutenda akanayemera akubwira ko nta kintu azagufasha, bo akaba avuga ko atanakuzi n'izina ryawe atarizi n'isura yawe bwa mbere ayibonye, utekereza ko ari iyihe mpamvu iri gutuma kwihakana? njye natekereje ko ashobora kuba ari uko hari umugore we uriya n'ubishe ngo bagiye kubana. kandi namwe mwari muhari, ntabwo urumva ntabwo umuntu yakemera ikintu kuri kamera ari burebwe n'isi yose bazi yuko afite ubukwe. rero kubyemera n'abari bapanze kumutwerera, ubwo urumva nta kintu baba bamuhaye, ko baba bavuga ati wa muhungu ni umwesikoro biki yateye inda ku ruhande. ugasanga bavuze ibintu byinshi pe. nta yindi mpamvu utekereza yatuma
kuvuga ko atakuzi ndumva nta yindi kwihakana inda no kuvuga ko umuntu utamuzi n'ibintu bibiri bitandukanye ashaka kuvuga ati ndakuzi ariko nta ndanaguteye noneho uvuga ko atanakuzi n'isura gutya ashaka kuba ko wenda akuzi muziranye ariko ndakayihakana nibyo kwihakana inda ibintu bisanzwe hari abasore babikora ariko baravuga ko atanakuzi atigeze nakumenya n'isura atigeze ayimenya ikintu ushaka rero wenda twe gutinda kuko n'ubundi nyine yarabyihakanye ubwo nyine tuzajya tugenda tumenya amakuru bavuze ko ufite ibimenyetso byerekana ko muziranye reka nze nkwereke n'ifoto pe kimwe mu bimenyetso ufite wabitwereka kugira ngo tubashe kwemera koko ntabwo wakundana n'umuntu umwaka nta foto mufitanye nta videwo mufitanye nta kisi mvuga ko ifoto nyifite kandi ndayikwereka rwose reba nawe wihere ijisho umbwire niba atari souvenir twari turi kumwe uko ariyo ni souvenir ntabwo nabyumva nzuminge neza uzi ko ari wese kabiri mani foto zo kuza kuyishyiraho bayirebe hano mwari muri kuma mwari meze nk'abantu basohotse twari twibereye bahazi souvenir se uvuga ko mutigeze muhura atakuzi atazi izina atazi isura iyi foto mwayifotoje mwahuye gute kandi atakuzi ngira ngo nawe urabibonye hari ibintu biba bitumvikana umuntu ntago akuzi none iyo foto niba arizo weditinze ukazihuza nabyo barabyetinga ariko nta kuntu waba ufite utazi yewe reka nkubwire nta bushobozi mfite bwo kuba najya kweditinga ayo mafoto yanyu sinzi nuko bigenda njya numva ngo haje ngo na bino ngo ni AI niba ari biki sinzi kubikoresha ku buryo navuga ngo ugiye guhimba ifoto si souvenir arantugoye ngiye nta nubwo ndi bumuhereze ndetse amuhamagara mubaze ni ko nabonye ifoto yawe na wa mukobwa uvuga ko utamuzi bimeze bite icyo kintu cyonyine kuba ufite ifoto muri kumwe wenda simbizi ntabwo najya kubihagararaho ariko ni ikimenyetso cyerekana ko hari ahantu muziranye wenda ibyo byinda tubireke ariko byibura hari ahantu muziranye kandi avuga ngo ntabwo akuzi ko ntabwo wakifitanya n'umuntu mutaziranye ntabwo mwahuriye cyokora hanyuma si ibyo kuvuga ngo ni ubukwe bwa Buzaba icyo kintu cyagihagazeho n'amaguru abiri hobwa icyo kintu cyo kuvuga ngo uzica ubukwe cyagihagazeho cyane ko sinzatuma bari ubukwe buba ariko se wenda nubwo yakwihakana byatuma ukora ibyo kugeza kuri urwo rwego nyine ngomba kubikora kugira ngo souvenir uriya munsi yarambabaje kugeza n'ubu biracyandimo sinzabyibagirwa none se uko uzabwica uvuga ngo kizagenda uvuge ngo yanteye inda ye gusezerana nababwiye sinzahagera sinzi umva yewe sinzanatekereza kuhagera ariko buriya bukwe ntibuzaba wenda mu bintu byose ushobora gukora uzareka abandi banabikora wenda ibibazo uzabigarura inyuma bamaze gukora ubu ariko abandi banabikora nk'uriya fani bari kubirengagera ntabwo bazabana ntabwo bazabana wikomeza kwirushya natabana na fani ntabane nawe inyuma uzafitemo n'iyi nawe azabone ko yahemutse nitumuhombe twese tumuhombe byose nta nyungu ari wowe nta nyungu uzaba ufitemo ari fani nawe uzaba umuteje ibibazo gusa nyine icyo numvaga niba umusore mwarakundanye akaba akwihakanye akaba avuze ko atanakuzi n'inda ntayemere wagashatse ubundi buryo ubigenza ariko ntuvuge ngo uzaza mu bukwe uhagarike ubukwe uvuge ngo ngiye sinemera ko abantu basezerana kubera ko ngiyi mpamvu nta mpamvu yo kubana ibyo bintu bakica ubukwe bw'abantu bibaho rero abimenye ko batazabana icyo yakora cyose ntibazabana bizagushimisha cyane kubera ko yarambabaje
kugeza n'ubu ntange ndashaka kuzamubabaza nk'uko yambabaje, anyitakana imbere ya kamera avuga ko atanzi, atigeze ananirinda, yewe nta hantu twigeze duhurira. Nanjye rero ndashaka kuzamwereka ko nta hanzi nta n'ahantu twigeze tunahurira. muri ubwo buryo nawe ushaka kumwemeza mugiye guhimana muri make cyane. shange yego nari mvuze reka tuganire ngira ngo numve niba wenda hari uburyo umuntu yabigorora, niba wari waribeshye ngo numvaga wenda waba waramubeshye cyangwa se hari wamugani Souvenir yavuze ko hari abagushitse ngo uzumubeshyere, numva wenda koko bishoboka, ariko ubwo gitsimbaraye ko ari byo kuba kuzabwica ko yagutenda kuza nta kindi narenza ubwo nyine ubwo nuko bimeze. Amaherezo se ukumva ari aya amaherezo uzagenda wica ubukwe kandi nawe ntimuzaba ntazabana fani nawe ntimuzaba cyane. uzabungutse n'ubundi ko muzahita mumera nk'abantu bahanganye katazagufasha katari bwazagufasha ku mwana, azabireke nta n'ibyo nkikeneye rwose, azahamane azahamane arebe uko yansebeje kuri kamera, nawe azasebera imbere y'aba babyita ba nyirabukwe na ba sebukwe.